nkuko twabyiyemeje tugarutse kukwereka undi mutungo mwiza cyane wagura ukabaho unezerewe cyane. Ni inzu ushobora guturamo cyangwa se ukaba wanayicururizamo, kubera ko ni inzu iri muri site ya Birembo aho bita muri Tura Neza. Ni hafi ya gare cyangwa se ni minota 10 kuyigeraho n'amaguru uvuye kuri gare ya Birembo cyangwa se mu centre ya Birembo. Ni inzu iri ku muhanda, ni inzu nkuko uyibona hano kuri iyi video nabashije kugukorera cyangwa se kugufatira kuri terre. Ni inzu cyangwa se n'amazu. Aha hantu hagizwe n'inzu ifite icyumba na salo. Ni inzu iri ku muhanda, ni inzu iri ku muhanda neza kuko ni zanzu zo muri site, kandi ikaba ifite na annexe ndetse ku ruhande hakaba hari douche na toilette. Ni inzu wahabamo ufite umutekano kubera ko ifite igikari cyiza. Ahantu uramutse ubamo waba ufite umutekano kuko ifite igikari cyiza, ngira ngo uri kugenda ubibona gake gake. Ugiye mu gikari uzamukira hano ku ruhande ukinjira kuri portail iri hano, ndaje nyikwereke mu kanya, ariko banza urebe igikari cyayo ukuntu kimeze. Dore yanexe iri mu gikari, tuvuge ko ushobora uyihatuye ushobora kuyigira nk'igikoni. Hanyuma hirya urahabona douche na toilette. Ni inzu zikoze zirangiye, ziteye amarangi, amakaro hasi ndetse hejuru ni langete. Iyo yo ni inzu nini ndi kugerageza kugira ngo nkwereke. Reba ubunini bwayo hejuru urebeye ku mabati. Nubwo ndi kukubwira ngo ni icyumba na salo, ni icyumba na salo ariko binini cyane, uburyo ushobora kwikoreramo ibyumba 2 na salo ukabaho utuje unezerewe. Tuvuge uri n'umucuruzi ukodesha inzu yo gucururizamo, nakugira inama yo kuba wakwihutira kuza kugura iyi nzu kuko iri muri quartier ituwe cyane, kandi hano hantu disi nta wundi muntu uhacururiza. Iriya nzu y'imbere urumva ko ifite icyumba na salo wacururizamo unabamo, kabone nubwo waba ufite umuryango cyangwa abandi bagufasha, nkuko uri kubibona ko ifite n'ama annexe. Urabona hano mu gikari hafite portail, hano mu gikari hafite portail yaho, kubera ko ushaka kuza kwinjira hano mu gikari unyura hano ku ruhande ugahita winjira kuri iriya portail. Uramutse ufite n'imodoka imbere y'iyi nzu nini yayo, urabona yuko hafite umwanya waparikamo imodoka zigera kuri 2 nkuko uri kubibona. Ni ku muhanda, ni mu makadasteri. Hano ni makadasteri, ni muri quartier ya VIP. Abatarashoboye kubaka amakadasteri urabona ko biyubakiye amakonoshi cyangwa se ufite akabanza gato nk'uyu nguyu yubatsemo iriya nzu. Ni ku muhanda kuko urabona nanjye mba ngenda kuri moto, akamoto kahagera neza, imodoka zirahagera, nta rundi rwitwazo. Nimba ufite miliyoni 12 ushaka kuva mu bukode wishakira inzu yo kuba wacururizamo, dore reba kuntu hatuwe, haratuwe cyane hano hantu, wahacururiza ukanabamo icyarimwe. Niba ufite miliyoni zawe 12, mpamagara kuri iyo nimero ya WhatsApp cyangwa se mpamagara cyangwa unyandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp uze tugure uyu mutungo. Ni umutungo rero mwiza cyane, kubera ko nta bindi bibazo, nta kuvuga ngo muhanda ngo uzahagonga. Umuhanda urahari, urahagije. Aha hantu hafite icyangombwa cyihariye cyaho. Igihe cyose wahagura wahita ukorerwa mutation direct. Nta mpamvu rero gukomeza kuba mu bukode bagucunaguza. Ndetse ushobora no kugura iyi nzu ukayibyaza umusaruro mu buryo bwo kwikodesha, kuko iyi nzu ubona hano ubu ngubu ikodeshwa 80,000 ubu ngubu tuvugana. Ushobora kuzamuka ejo ukayishyira no ku 100,000. Kuri miliyoni zawe 12 iyi nzu yakwinjiriza 100,000 mu buryo bwo kuyiha umuntu akayibamo. Ibindi byinshi
ibindi wakenera, ubundi busobanuro wakenera, ariko se ni ubuhe? Ikikenewe nimba uri interested, nimba wumva iyi nzu wabona amafaranga yiguze miliyoni 12, ngwino tujye kuyireba tuyishyure. Iyi mari utinze usanga yagiye, iyo ugiye gutekereza ibintu byinshi usanga yagiye. Kuri miliyoni zawe 12 ndakwibutsa ko zifite agaciro udashimye. Ahangaha tuba tugufitiye n'ahandi henshi cyane, ariko nta mpamvu yo kutahashima kuko twe tuba twamaze kuhagushimira.